Nitwa Nyirabagenzi Solange nkaba ntuye muri uyu mudugudu w'Itetero. Akagari n'umurenge ni mu Ndamutse. Umurenge ni mu Niganda. Ni Muhima. Ukuntu hano tubayeho. Mana tubayeho nabi pe. Icyo dukeneye twebwe dukeneye ubufasha. Nk'ubu urafata igishoro cyawe ukarangura ukajya gucuruza bakagufata bakakwirukankana. Nk'ubu ngewe nta mugabo ngira ngo aramfasha. N'uwanteye iyo nda yaragiye sinamubona. None se nge nzabaho gute? Umuntu anacuruza bakamwirukankana bakamufata bakamwambura utwiwe kaba na ngombwa ko badukubita. Nk'ubu ngewe mvuye mu bitaro barankubise banyambuye n'imari zanjye. Sibyo bintu tuzakomeza kubyihanganira cyangwa dukeneye ubufasha. Vuga neza wagukubise n'iryari yagukubitiye iki? Wagiye mu bitaro gute? Uhavuye ute? Yagiye mu bitaro ute? Yanyambuye imari yanjye. Ngiye mu bwate mbabarira imari yanjye. Yaramfasha arankubita n'umudaso. Ntabwo nzi amazina ye. Arankubita njya kwa muganga kubera Imana ndataha. Najeje nibwo navuyeyo nari meze nabi. Wari umaze igihe kingana gute? Imaze ibyumweru 3. Yagukubise unatwite? Yes. Wari kubiye bitaro? Ku Muhima. Aho narindi. Imibereho imizite muri rusange? Imibereho yanjye ni mibi rwose mbayeho nabi. Nirarira hano ureba aha. Aha niho nirarira umaye 100 arifata. Kambwira ati mu byakira ajya kunywa agakoma uri umubyeyi. Ese ubu nzagoma mw'ubu buzima nsaba 100 nsaba 200 nsaba 500 nta n'uwayaguha. Ibyo bintu bibaho turasaba ubufasha mudufashe kuko tubayeho nabi ntabwo tubayeho neza. Mu mwanya twahuye nawe wikoreye amazi arakunanira? N'ubukiri umukobwa ariko biragaragara ko twite ukabona tubwiye yuko utazi n'umugabo n'uwaguteye inda. Ese kurara hanze uraraguza ntagiye bibaho ko umusore wese wasinze cyangwa n'undi mugabo waba wiyubashe abakeneye kumuha ku bintu akaba yakujyana? Oya ago nabyemera. Ago nabyebwo se yanjye anjyanya akanyicana n'urubyaro rwanjye. Bagabo b'iki gihe nabagome. Ashobora kunjyana ka motorada. None sibyo mvuga sibyo. Ashobora kunjyana ka motora atitaye kukomeza. Aho se siyo mpamvu waba utinya kuba washaka ugahitamo kwirahira hanze kubera nta cyizere ufitiye abagabo? Ntago ari ugupfa kwizera umugabo wese ubonye ngo umugiyeho. Niyo yaba ari uguha amafaranga ntago wapfa kumwizera n'ubundi ugenda wikandagira. Genda uvuga ati n'ubundi uyu mugabo ninamuha ibyo ashaka aranyice. Araniga nyice atitaye ukomeze. Ubu bugome se urabona buturuka kuki? Bugome abagabo b'iki gihe sha banadukubita tutabazi. Shora kuza akagukura hano akakujyana mu gatyata. Akubwira ati se wampaye wamwima akakunigira mu nzu. Bikaba ngombwa akakwica. None se ubwo nzajyana n'uwo mugabo ntamwizeye azanyica. None se azabanyisha ndi ngenyine cyangwa azabatwishe turi babiri. Icyo dukeneye ni ubufasha natwe tukabona imikorere tugakora tukitunga nk'abaturage. Ese uwabaza ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa se ubw'akagari imyitwarire yanyu? Ese murabegera? Ese niki muganira? Ese muri abaturage beza ku buryo umuntu yabagirira icyizere abahaye n'icyo gishoro mutajya mu businzi cyangwa mukomeza uburaya? Nta kibazo mwababaza. Ntacyo bitwaye nge mbonye igishoro nakora rwose nkakura amaboko mu mufuka nkikorera. Nkamenya ko ndi kwikorera nkorera n'umwana wanjye. Ko nicyo kintu cya mbere dukeneye. Ibyinda byinda ni birebire. Ni birebire nanjye byarantunguye kuba yarayinteye nyishaka ariko nawe ahari aricuza. Nawe narabimubwiye ahari hose aba yicuza. Ababwiye ko kugira ngo yongere kumbona zamujyanira ariko izamugezaho kugerayo ni makeya ko nanjye agahinda nera karenza k'abandi. Ndaburara nkabwirirwa nangaburira akahari ndahazi wabo ndahazi naho ngomba kujyayo kuko nta kintu amariye.
nubwo wifuza kugira imibereho myiza, ese ku ruhande rwawe urabona nta gipfa, ese uri muzima ku buryo rwose waguha iyo nkunga waba nyampinga rwose ubereye u Rwanda? Cyane rwose nakora cyane, nkakura amaboko mu mufuka nkamera neza. Utubwiye ko ari umugabo umwe mu bashinzwe umutekano wakwambuye, ese ibintu yakwambuye bingana gute? Ese watanze ikirego? Arega hehe saburega kaburi buregera. Yakwambuye iki? Nyambuye inyanya na karoti. Bifite agaciro k'ibihumbi 7. Si ibyo 7 washobora kwishyura mu nzu? 7 si wakwishyuramo inzu utese inzu zinako zihenze. Ubu inzu y'inaha ihagaze 30, ubu si izo 30 nzazikura he? Nazikura he? Ntago nazibona. Tereka niba muzamwanera inkunga nkayabona, nkabona uburyo nanayishyura, mvuga ati mfite n'icyo gukora, nkabona ayo mafaranga yo kwishyura iyo nzu.